kugira ngo ari amagambo dukunda gukoresha tusobanura kwizera kandi urumva nk'umuntu yaguye mu mwobo kandi hari umugozi ushobora kumukuramo, umuntu ashobora kuvuga ngo nizeye uwo mugozi. Umwe avuga ko wizeye akaba avuga nizeye nyine ko ari umugozi. Undi akava ngo ndawizeye ariko ari kuvuga ndabizi ko ari umugozi ariko nanizeye ko ushobora kunkura muri uyu mwobo. Ariko uwa gatatu akavuga ngo nizeye ko ari umugozi kandi ushobora kunkura muri uyu mwobo ariko akanawufata kuko akawuzamukira. Urumva iyo tuvuga kwizera Bibiliya ivuga Imana yakunze abari mu isi cyane bose. Then nubwo abantu bajya impaka ngo bose ni bande, ibyo ariko sibyo nshaka ko dutindaho. Gusa igihari nuko ngo yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege nk'impongano by'ukuri nicyo badusobanurira nk'impongano y'ibyaha by'abantu, ariko ngo kugira ngo umwizera, ijambo kwizera, umwizera atarimbuka. Gupfa kwe uvuga kuzuka kwe ntabwo ari ukuvuga ngo nizeye Kristo. Hari abantu bavuga ngo bizeye Kristo ariko wakumva ibyo amwizeyeho ukumva nyine bitandukanye n'icyo hari icyo birivuga umuntu agomba kumwizeraho. N'ubundi ni ikosa burya kubaza umuntu ngo wizera Kristo, ukwiye no kumubaza icyo amwizeraho. Nibwo umenya nimba amwizera by'ukuri cyangwa amwizera by'ikinyoma. Yesu nyine yavuze ko umwizera igihe ajya kuzura Lazaro. Umuntu ukiri umwizera yavuze ko atazapfa ariko aravuga mutekerezo rw'umubiri naho yapfa ntazapfa iteka. So ndagira ngo tugaruke kuri uko kwizera tubona kuduhesha guhinduka abana b'Imana. Kwizera bisobanuye iki? Ariko mu kubisobanura ni n'iki nyine twagiye tubikomoza, ariko ndagira tubigarukeho. Umuntu yizera iki kugira ngo ahinduke umwana w'Imana? Kwizera ni iki? Reka mbivuge ubisobanuye nk'igikorwa cyangwa uko Bibiliya isobanura kwizera. Bibiliya irabyerekana mu Baheburayo igice cya 11. Turabasuhuje, tubaye ikaze mu kiganiro umusemburo w'impinduka cya Youth for Christ Rwanda, umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko, umuryango ufite intumbero yo kubona urubyiruko aho ruri hose ruhabwa amahirwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse abamwizeye bakamubera abigishwa amatorero ya Gikristo abegera. Nanone muri kumwe nanjye Placide na Obed. Uzi ko hariho abantu bakuze batazi Youth for Christ, bazi Jeunesse pour Christ. Tiradoha kangwa ati ni hese ni Jeunesse pour Christ. Mbese akoze kubisobanura. Ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko. Ibikorwa byose dukora n'ibi biganiro dukora bigamije mu by'ukuri gufasha urubyiruko. Iyo tuvuga umusemburo w'impinduka nyine nuko twizera ko urwo rubyiruko rwizeye rukaba mu matorero nyine koko Imana irukoresha nk'umusemburo wo kuzana impinduka. Rero uyu munsi turashaka kugaruka nanone ku byiringiro bidakoze isoni. Twabonye mu by'ukuri ko ari ibyiringiro bishingiye kuri Kristo wenyine, umurimo yakoze. Uyu munsi ndifuza ko tuza kugaruka ku bakizwa abari bo, kubera ko hari abantu babivuga uburyo butandukanye. Hari ibyo twagiye tugarukaho, gukizwa n'iki, biza gute. Tuvuga gukizwa turi kuvuga agakiza. Ariko ndagira ngo twongere duhere nyine kuri icyo. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, hari bwo umuntu yizera agakizwa. Ubwo butumwa bwiza ndagira ngo tugaruke. Hari ibyo twavuzeho ubushize tuvuga imigisha tuboneramo, ariko niki ubivuze mu magambo make ubutumwa bwiza usezeranya abantu babwizera? Niki umuntu wizera ubutumwa bwiza cyangwa se wakiriye agakiza atandukaniyeho n'abatabwizera? Ndagira ngo twongere duheraho, nubwo twagiye tubivuga twibukiranya kugira ngo bize kutwinjiza neza ku cyo dushaka kuvuga. Reka mvuge, ubushize twavuze ibintu bitatu, reka aribyo nsubiramo nubwo ari byinshi. Ariko icya mbere, iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza aribwo Kristo wabambwe agapfa agahambwa akazuka, ikintu cya mbere ni uko iyo umuntu abyizeye bimwunga n'Imana. Icya kabiri, abababariwe ibyaha bye byose. Icya gatatu, ahinduka uwera mu maso y'Imana. Of course iyo Imana ikubabariye nyine uhinduka uwera. Ariko uko kwera ntekereza ko ari mu buryo bubiri. Uku ni ukwera uhabwa nka kamere
kamere yera mu maso y'Imana nka identity, ariko no kwezwa kwa buri munsi uko Imana igenda iguca ku ngeso zose zitari iz'ubumana. Ariko harimo n'ikindi cy'uko umuntu aba ahindutse umwana w'Imana. Uku guhinduka umwana w'Imana ni isano uba ufitanye n'Imana kuko yatakaye muri Edeni umunsi umuntu akora icyaha. Then iki ngiki cyo kuba umwana w'Imana ndumva twanagishimangira cyane kuko gifite icyo kivuze muri Yohana igice cya 3:16. Uwo murongo umuntu wese wagize umugisha wo kuba muri Sunday school arawuzi. Wayibayemo Place? Yego. Sunday school hari mirongo uwo nguwo n'undi wo muri Yohana igice cya 12 na Yohana 14:6. Iyo mirongo nari nyizi neza rwose n'uwo. Umurongo wa 16 w'igice cya 3 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Then hano harimo ikintu gikomeye nshaka ko dushimangira cy'uko Imana yakunze abari mu isi cyane bose. Then nubwo abantu bajya impaka ngo bose ni bande, ibyo ariko sibyo nshaka ko dutindaho. Gusa igihari nuko ngo yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege nk'impongano by'ukuri nicyo badusobanurira nk'impongano y'ibyaha by'abantu, ariko ngo kugira ngo umwizera, ijambo kwizera, umwizera atarimbuka. Ubwo kurimbuka ni igihano cy'utizera, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. So kwizera guhesheje uyu muntu wizeye nyine ubugingo. So ni ukuvuga mu bintu rero umuntu wizeye Kristo ahabwa harimo n'ubugingo. Ariko baca ikintu umurongo kwizera guhesha ubugingo, kutizera kuzanira abantu kurimbuka. Ngira ngo wenda turagaruka nko ku magambo atatu wenda turaza kureba ubwo uko kwizera nyine bisobanuye iki. Ikindi cya kabiri wenda tuza kugarukaho muri ibyo ngibyo uvuze uku kurimbuka niki, icyo wenda bavuze ubugingo buhoraho nk'icyo umuntu wizeye abona mu mwanya wo kurimbuka. Ubwo wenda icyo uvuze ngira ngo abadukurikiye bumve neza, hari icyo wavuze neza iyo tuvuga uku kwizera nibyo turi kuvuga kwizera Kristo. Ntabwo wavuze ngo gupfa kwe uvuga kuzuka kwe, ntabwo ari ukuvuga ngo nizeye Kristo. Hari abantu bavuga ngo bizeye Kristo ariko wakumva ibyo amwizeyeho ukumva nyine bitandukanye n'icyo hari icyo birivuga umuntu agomba kumwizeraho. N'ubundi ni ikosa burya kubaza umuntu ngo wizera Kristo, ukwiye no kumubaza icyo amwizeraho. Nibwo umenya nimba mwizera by'ukuri cyangwa mwizera by'ikinyoma. Icyo wenda turagisubiza tureba kuri iki. Ndagira ngo tunaheraho. Bibiliya nyine iravuga ko Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nubwo nk'uko wabivuze tutakumvikana kuri aba bose aba ari bo, ariko ikintu cyumvikana nuko umuntu utarimbuka ari umwizera. Niyo mpamvu ngira ngo turebe uku kumwizera bisobanuye iki, ariko tuze no kureba ese koko uku kurimbuka ko bisobanuye iki. Ariko mbere yuko tugeraho uvuga iby'uyu muntu wizeye urumva afite ubugingo buhoraho, ariko hari icyo wavuze nyine cyo guhinduka umwana w'Imana. Ubwo uri kuvuga ko kuko hari abantu babyizera gutyo, uri kuvuga ko abantu bose atari abana b'Imana. Cyane ntabwo ari byo bivugerega. Ngewe ndemeranya n'icyo bivuga. Umwe muri ya mirongo wavuze utavuze 1:12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntibyavuye ku bushake bw'umugabo cyangwa umugore, nyine ibintu biri biological ngo ahubwo baba babyawe n'Imana. Then birakwereka ko umuntu uhinduka umwana w'Imana ni ubyawe n'Imana gusa mu buryo bw'umwuka. Kuko kubyarwa tumaze igihe kinini tukuvuga. Kubyarwa ni igihe umuntu yamenye umurimo Kristo yakoze ku musaraba akawizera, ababyawe n'Imana. Icyo kintu cyakoretse mu mutima we niko kubyarwa n'Imana, yahindutse icyaremwe gishya. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki rero, Bibiliya ubwo ivuga abantu bose ko atari abana Bibiliya ntivuga ko abantu bose atari abana b'Imana, ariko ivuga abana b'Imana baribo. Ivuga ko ari abizeye Kristo bonyine, sibyo? Then ubwo rero abataramwizera si abana b'Imana.
gusa abantu bashobora kugwa mu mutego wo kumva turimo twigisha discrimination, ivangura, divisions. Ntabwo ari cyo Bibiliya ivuga. Gusa kuko utemera ibingibi mu mutima wawe nta kindi cyasigaramo, nayo macakubiri, kuko nuko imitekerereze yawe imeze. Ntushaka kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikintu kirimo ni iki ngiki. Abantu bose n'abantu Imana yaremye, Bibiliya irabitwereka. Niyo yaremye ibiro, nubwo benshi bamwe bahakana ko Imana atari yo yaremye abantu. Nacyo ni ikibazo, ariko tuzaba tukireba ikindi gihe. Ariko twemera Bibiliya ko ivuga ko umuntu yaremwe n'Imana. Ubwo abantu bose ni abantu b'Imana. Bamwe bavuga batari ko se uhakana ute ko twese tutari abana b'Imana kandi twese tubona itwitaho? Burya nuko hari ikintu utazi ku Mana. Ntabwo Imana ari umuntu ivubira ababi n'abeza imvura. Isi ntabwo imeze nkanjye ngo cyangwa undi wese nimba ntumvikana Placide ubwo nzamukomaniriza n'ibindi. Ntabwo ari kivuga. Oya. Rero kuba Imana ikwitaho nk'ikiremwa cyayo, ntabwo ikwitaho nk'umwana wayo. So then uku kuba umwana w'Imana bizanwa nuko umuntu yizeye umurimo wakozwe ku musaraba. Rero nimba utarawizera, ntabwo uri umwana w'Imana, uri ikiremwa cy'Imana gusa. Ubwo urakoze, nagira ngo duheraho, duhere nyine kuri uwo musingi cyangwa se fondasiyo y'ubutumwa bwiza, kuko ni inkuru nziza kubera ko hari inkuru mbi. Imana yaremye abantu n'ibyo barayigomera, twabivuze wenda mu biganiro bibanza, ku buryo bose bafitanye urubanza n'Imana. Hari amagambo menshi Bibiliya ikoresha mu buryo bw'umwuka batandukanye nayo, barapfuye. Noneho icyo Kristo yaje gukora, hari Bibiliya amagambo ikoresha, yaba ibyo tuvuze ko umwana w'Imana, hari aho nyine bakoresha adoption, nk'uko wafasha abantu ukabagira abawe batari abawe. Harabivuga kuvuka ubwa kabiri, aho Yohana 1:12. Urumva noneho harimo kubyarwa n'ibindi byaremwe gishya. Urumva ryaremwa rya mbere bavuga ko nyine ryatesha agaciro, uyu muntu yabaye wa kamere y'icyaha. Yego, iri ngiri rishya rije gusimbura rimwe rya mbere. Abantu nibashaka babyumve, nubwo urakomerezaho ntuhibagirwe. N'abantu rwose badukurikiye babyumve, ntago dukwiye kubyitiranya ngo bise nkaho kuba umwana w'Imana bitumvikana. Birumvikana. None se ubundi ibintu biri obvious nuko umwana atagakwiriye kuba afite icyapa n'umubyeyi. Sibyo? Biri obvious. Dukweho iby'iki gihe nabyo byazanwe n'icyaha, usanga umwana atumvikana n'umubyeyi cyangwa umubyeyi atumvikana n'umwana, baranicana by the way n'ibindi. Ariko kuri guhari nuko iyo uvuga ngo kuba umwana w'Imana ni isano uyu muntu agiranye n'Imana atarafitanye nayo. Isano yaratakaye muri Edeni. Relationship. Of course nimba isano ritakaye, n'ubusabane buratakara. Niyo mpamvu ubona abantu bamwe bahora bashakisha Imana, bayishakishiriza mu bigunda no mu mazi nahe, nuko barimo baragerageza. Ntabwo ari bose, ntabwo mvuga bose, uko na solitude ibaho, kwitarura ibirangaza kugira ngo ugire umwanya wo kuganira n'Imana na meditation. Ariko ndavuga ujya gushakira Imana mu bigunda ashaka kuzuza icyuho afite mu mutima cyuko kitujujwe nuko yizeye. Sibyo? Ni icyuho afite. Arimo agerageza kucyuzuza ariko ntibikunda. Rero iyo tuvuze ngo umuntu yahindutse umwana w'Imana, bivuze ngo cya cyuho, rwa rubanza yarafitanye n'Imana kuko yagomeye Imana, urwo rubanza rwakuweho. None ubu ashobora kuvugana n'Imana yera, ashobora gusabana n'Imana yera. So kuba umwana w'Imana nicyo bivuze. Niyo identity y'uburyo Imana ikubona n'uburyo nawe urimo kuyibona noneho. Bitandukanye nuko byari bimeze ukiri uwanduye. Ndagira ngo dukomereze aho. Ubwo birasobanutse ko uburyo umuntu ahinduka umwana w'Imana, abantu bose bari batandukanijwe n'Imana. Ariko ku bwa Kristo, kubwo kumwizera, Yohana 1:12, abamwemeye bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo nabamwizeye. Ahandi nyine 16 ho muri ko kuba umwana w'Imana nyine ngira ngo bijyanye nuko ubugingo buhoraho. Kubera ko nyine ubumana, ubuzima umuntu yatakaje muri Edeni, abugaruriwe kubwo kwizera. Ariyo nyine ya magambo biri ikoresha kwakira ubugingo buhoraho, niho navugaga hano uri kuvuka ubwa kabiri, kuzuka
cyangwa kuba icyaremwe gishya ugiye kwakira ubundi buzima bushya, ubugingo bushya kandi bw'iteka ryose. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri iki cyo kwizera, ariko abantu banacyumve kasi bw'iteka ryose. Yego, ntabwo ari ubuzima buzarangirira mu mva. Yego, ni ubuzima bwo kubana n'Imana iteka ryose. Yego, iki ni ikintu kiremerera abantu dukwiye rwose. Ngira ngo Yesu nyine yavuze ko umwizera igihe ajya kuzura Lazaro. Yego, umuntu ukiriho umwizera yavuze ko atazapfa, ariko aravuga mutekerezo urupfu rw'umubiri naho yapfa ntazapfa iteka ryose. Yego, so ndagira ngo tugaruke kuri uku kwizera tubona kuduhesha guhinduka abana b'Imana. Kwizera bisobanuye iki? Ariko mu kubisobanura ni n'iki nyine twagiye tubikomoza, ariko ndagira tubigarukeho. Umuntu yizera iki kugira ngo ahinduke umwana w'Imana? Kwizera ni iki? Reka mbivuge neza. Ubisobanuye nk'igikorwa cyangwa uko Bibiliya isobanura kwizera. Bibiliya irabyerekana mu Baheburayo igice cya 11. Bavuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya rwose yuko ibyo utarebesha amaso ari iby'ukuri. Mu aya magambo baraduciraho mu batubwira ngo kwizera definition yayo cyangwa isobanuro byayo ni ukumenya. Kumenya, nk'ubu ushobora kubaza Placide nkakubaza nti ese shokora yitwa Dora urayizi? Ukambwira ati ndayizi. So kumbi ukumbwiye kumenya, wagiye muri alimentation urayibona byanditseho Dora. Kuri wowe kumenya niyo. Nkabaza undi David, nkabaza David shokora yitwa Dora urayizi? Akama ndayizi. Okay, uyizi ute? Akambwira ati nayiriyeho, numva test yayo. Urumva ko Placide atandukanye na David mu kumenya. None kwizera ni ukumenya. Ntabwo ari information. Ni ibintu wakiriye wumva na test yabyo mu buzima uko bimeze. Ni ukumenya ibyiringirwa. Kumenya iki? Ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni iki? Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana turimo tuvuga. Ariko tubaye specific ni no kumenya ubutumwa bwiza. Ni ukumenya ubwo ari byo ubutumwa bwiza nyine butwiringiza. Kuko twavuze ibyiringiro bidakoze isoni. Therefore ni ukumenya ibyiringirwa, ubutumwa bwiza ntashidikanya ko ari iki ibyo ntarebesha. Ibi bintu ntabasha kurebesha amaso, ubwo ntibiri visible, ntabasha kurebesha amaso, ari iby'ukuri. Kandi koko na Kristo ubwe aratubwira ngo ni genzira n'ukuri n'ubugingo. Yego, muri aya magambo kandi ubutumwa bwiza butwereka ukuri kwabwo ko ari Kristo. So nuko basobanuye ukwizera Abaheburayo. Ariko ushobora no kumbaza ngo wese ngo guturuka hese, mbatijwe nakwakira, nkomejwe nakwakira, ndi muri korari niho nagukura, mwese niyirije iminsi 120 kukwizera nakwakira. Pasiteri mu rusengero yavuze ngo zamura kwizera kwawe. Sometimes mbigiraho ikibazo bigasa nk'ari nka radio ifite volume. Zamura manura zamura. Ariko muri Romans 10 igice cya 10 umurongo wa 17 I think ari kwavuga. Haba ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Yego. Uko kwizera kuza gute? Kuzanwa no kumva. Kumva nyine kumva, nubwo kumva kurimo nabyo ibice bibiri, hearing, ndimo ndumva umvugisha tuvugana, ariko hari na understanding, gusobanukirwa. Kumva iki rero? Kumva nako kuzanwa, ubwo na understanding hano batubwire, cyangwa ni byombi, kuko ntago nasobanukirwa ibyo ntumvishije n'amatwi yanjye. Ngo kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Stiye bitugaruye kuri bya byiringiro. Yego, ubutumwa bwiza. Nafo kwizera nuko Bibiliya kuvuga. Urakoze. Ngira ngo wenda kugira dukomeze tugana no ku musozo. Yego, hari ubwo ndashaka kuvuga mu magambo make ibyo uvuze. Nuko ibyiringiro duheshwa n'ubutumwa bwiza, uko kubimenya ntago ari ukumenya amakuru yo kuvuga ngo Yesu yabayeho apfa ku musaraba, kuko nyine twayivuze kare kare icyo umuntu yizera icyo Kristo yakoze. Ahubwo kumenya ari byo Paulo yabwiye Abagalatiya ngo mweretswe Kristo nk'ubambe ku musaraba. Urumva ni ibintu nzi neza ko byabaye, kandi nkaba nzi neza ko ibyo bintu bishobora kunkiza. Iyo tuvuga kumenya nyine gusobanukirwa, ubwo bishingiye ntago ari uko nabyumvise avuga ngo reka mpfe kubyakira kwa kuno umuntu yakira amakuru ayo yose, ahubwo bishingiye nyine
kuba nzi neza ko ndi umunyabyaha yego kandi kimwe twahereyeho mfitanye urubanza n'Imana, none Kristo yaje kugira ngo akemure icyo kibazo. Niwe nzira yonyine. Nimvuga kwakumenya urumva ndabizi neza ko izindi nzira zose zidashoboka, niyo nzira yonyine ishoboka. Ariko nkanabyizezwa n'ikindi nuko iyi Mana nyine yamutanze ifite ubushobozi bwo kubikora kandi niyo kwizerwa. Pawulo avuga mu Baheburayo nyine mu cyo ngira ngo aho ni muri 11 ariko muri 6 avuga ngo ibintu bibiri Imana itabeshyeramo harimo isezerano n'indahiro. Iyi Mana kuko ariyo kwizerwa, kuko ibyo yagiye ivuga yabikoze nk'uko nyine amateka bigaragaza, kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gukora ibyo yavuze ko izakora. Ndashaka twumve ko nyine ntago ari amakuru ari mu kirere. Uyu Kristo ni umuntu wabaye mu mateka, apfa ku musaraba, kandi ibihamya bikagaragaza ko kuko yavuye ku Mana kuko yagiye abihamya, ariko akagaragaza n'ibindi bimuhamya. Nagira ngo nyine twumve uko kumenya nuko gusobanukirwa ntago ari kugira amakuru gusa, ahubwo ni ubuzima umuntu yakira kandi buturutse mu Mana iyo ariyo. Birumvikana Bibiliya itwereka ko Umwuka Wera nyine ari ubyemeza umuntu. Actually nicyo nayo ngiye kuzanamo iyi element ni umurimo w'Imana. Yego. Ngo Umwuka Wera araza akatwemeza ngo naza ngo azabemeza iby'urubanza n'iby'icyaha n'iby'urubanza yuko batamwize. Araza akakwereka ko ibi bintu urimo usoma atari ikinyamakuru. Ibi bintu urimo wumva ntabwo ari inkuru zitabayeho nka za zindi batubwaga za Bakame ngo yavuze ngo warukisi n'ibindi. Ibi ngibi ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima, kandi ubifitemo ikibanza nawe muri ibi bintu. Uri umunyabyaha udashobora kwikiza. Imana niyo yagukiza, kandi dore uko yagukiza n'ubu buryo, ntago ari ubwo ugiye guhimba. Urimba turakingiranye, kandi niwizera ko Kristo ari we wenyine wagukingurira ukava muri ubwo bubata. You see, ni ibintu bizana biza bikaza bishepinga ubuzima. Ntabwo bigusiga uko wari uri ngo biba ari amakuru ari aho ngaho ameze nka bya bindi twumva ngo itabigica ibihaha ariko tukarimwa. Ntabwo ari uko bikora. Ngira ngo ari amagambo dukunda gukoresha tusobanura kwizera, kandi urumva nk'umuntu yaguye mu mwobo kandi hari umugozi ushobora kumukuramo. Umuntu ashobora kuvuga ngo nizeye uwo mugozi. Yego. Umwe avuga ko wizeye akaba avuga nizeye nyine ko ari umugozi. Yego. Undi akava ngo ndawizeye ariko ari kuvuga ndabizi ko ari umugozi, ariko nanizeye ko ushobora kunkura muri uyu mwobo. Ariko uwa gatatu akavuga ngo nizeye ko ari umugozi kandi ushobora kunkura muri uyu mwobo, ariko akanawufata kuko akawuzamukiraho. Urumva iyo tuvuga kwizera Bibiliya ivuga yego nibyo ukeneye kumenya ayo makuru, ariko birenze kumenya ayo makuru. Yego. Icya kabiri ukeneye kwizera, kwemera ko ayo makuru ari ukuri. Iyo tuvuga kwizera nyine ari kumenya amakuru ukanemera ko ari ukuri. Ariko icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi gikiza, ni ukwisunga ayo makuru nyine. Nese nimba umuntu avuga ngo ndabizi ko kwizera nyine ari byo bidukiza, birumvikana gukizwa n'ubuntu bwo kwizera, ariko yarangiza akakomeza kwishingikiriza ku byo akora, ntabwo yakizwa, ntabwo abyizera. Nubwo avuga ngo arabizi, yemera ko ari ukuri, ariko mu gihe atabyisunze kuko ngo bihindure ubuzima bwe. Rero tuvuga kwizera nawe turi kuganisha ku kumenya aya makuru, ukayemera nk'ukuri, birumvikana n'umukabiri ukanayisunga. Urabivuze nibuka irankuru yo ku musaraba y'ibisambo bibiri. Kimwe cyavuze ngo nimba ikize byasa nkaho wowe wananiwe kwikiza, hari undi wakiza. Ariko undi mu gupfa k'umwana w'Imana abibonye ko icya mbere ntabwo azize ibyaha bye, icya kabiri ngewe ndabambwe ariko nzize ibyaha byanjye. Niko yamusaba ati wowe nta n'isoni ugira mu by'ukuri, twe tuzize ukuri, uyu nta azize iki. Arangije ibyo bintu hari bivuga bitakarekera aho ngaho ntibigire ikindi biba, ariko yongeraho ngo mwami nugera muri paradiso unyibuke. Urabona ko arimo arasaba. Yego. Amufitemo hope ko ndabizi nziza ibyaha byanjye, ariko abizi ko ari umwami wabasha no kumukiza. Yego. Ibyo nibyo byamukijije. Ntekereza ko ari cyo barimo dusobanura nyine ko bamwe afite aya makuru, ariko
n'ibintu so ndagira ngo rero dusoze twibaza iki kibazo ubwira abadukurikiye. Tubonye nyine Bibiliya irabisobanura, abakizwa abahinduka abana b'Imana na bya bindi byose nyine guhinduka uwera imbere yayo, kubabarirwa n'abizera Yesu. Kandi tubonye ko nyine kwizera ko Imana yamutanze kugira ngo apfire ibyaha byacu, kubera ko nta yindi nzira yashobokaga, nk'uko wa murongo wigeze ukomoza Yohana 14:6, ni njye nzira, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, nta yindi nzira mu yandi magambo. Uwizera niwe ukizwa, nk'uko tumaze gusobanura kwizera icyo ari cyo. Ariko 3:16 twahereyeho Yohana havuga ngo umwizera atarimbuka. Hasi kuri 18 havuga ngo umwizera ntazacirwaho iteka, utamwizera yamaze kuricirwa. Ndagira ngo mu gusoza, hari abantu bavuga ko, urumva babishingira kuri cya kinyoma twabonye mbere cyo kuvanga abantu bose n'abana b'Imana, bakavuga ngo ntabwo abantu mu by'ukuri bazarimbuka. Ndagira ngo mu gusoza nyine dushimangire kuko avuga umwizera atarimbuka, uku kurimbuka ubwo navuga kuri contrasted no guhabwa ubugingo buhoraho. Kurimbuka ni iki noneho? Ese koko aba bantu batizera bazarimbuka? Ndagira ngo dusubiza nyine ba bantu batekereza ko hari abantu batazarimbuka, nubwo igisubizo twamaze kukibona muri uriya murongo. Ndagira ngo tubivuge wenda tugana ku musozo. 18 avuga ngo umwizera ntacirwaho iteka. Ejo bakoresheje kurimbuka, hano bakoresheje gucirwaho iteka. Uriya murongo ngo utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Then 19 uko gucirwaho iteka nuko, ubwo bagiye kudusobanurira uku kurimbuka nuko gucirwaho iteka ibyari byo. Ngo nuko umucyo waje mu isi. Ubwo uyu mucyo barimo bavuga, dusubiye mu gice cya mbere bawutwereka ko ari Kristo ari we mucyo. Then ngo nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Then arerekana rero uko utamwizera amaze, ntabwo azacirwaho iteka. Ubu tuvugana aciriweho iteka. Gucirwaho iteka nuki? Nuko atemeye umucyo, nuko atizeye Kristo. Therefore nkuko twakomeje kubibona, hari ubuzima buturuka mu kwizera. Ubu bugingo iyo umuntu abwakiriye nyine hari ubuzima bimuha, ari hano ku isi atarapfa, ari hano ku isi. None uyu muntu utarizera ntabyo afite. Muri magambo abayeho ubuzima bwigometse ku Mana, abayeho ubuzima busuzugura Imana, abayeho ubuzima budakora ubushake bw'Imana na ya mirimo myiza yose twavugaga ituruka mu kwizera. Uyu muntu ikibyerekana cya mbere cy'uko arimbutse n'ubwo buzima arimo kubaho atari yapfa. Ariko ntibirangiriraho. Hari final judgment, hari ukurimbuka kw'iteka. Uko kurimbuka kw'iteka nuko napfa, buriya do you know ko birerekana ko nawe azazuka. Kuzuka uzazuka wowe muntu utarizera, ariko uzazukira gukorwa n'isoni no gutandukana noneho n'Imana by'iteka ryose. Muri Yohana 5:29 barabivuga. By'iteka ryose. Ngo umubabaro waho ugereranywa no kunagwa mu itanura ry'umuriro. Kandi mu butumwa bwiza berekanaho ngo urunyo ngo rwaho ntirubora, ntirushya. Kuko nuwo mubabaro w'iteka ryose. Ntabwo ari ugushya ngo umuntu akongoke, ni ugukomeza gushya nyine. Mu magambo ubuzima uri mubaho utarizera ni umusogongero noneho w'umwuzuro w'umujinya w'Imana no kuba rigometse ku Mana by'iteka ryose urimo urasogongera. Ubwo bitandukanye nuko rero twavugaga yuko noho wizeye we hari ibyiringiro yahawe udakoze isoni. Hari ubuzima y'abamaho n'ibyiringiro ategereje yuko umwami azaboneka bakabana iteka ryose akuwe muri uyu mubabaro n'ibyaha n'ibindi. So rero birerekana ko urizera ubeho ubuzima Imana iteganyirije abizera abana bayo, ariko ntiwizera ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko uri mu mubabaro, uzanaho mu mubabaro w'iteka ryose. kugira ngo dusoreze aha, ubwo mu gihe abizera ndavuga nyuma y'ubu buzima bazaba bari mu buzima tubona byahishuwe, nta mubabaro, nta kurira. Abandi batizeye bazaba bari mu mubabaro w'iteka ryose. Hari inkuru imwe Yesu yavuze mu mugani witwa Lazaro n'umutunzi, mu gihe nyine bari bamaze gupfa bagaragaza uburyo umwe ari mu munezero undi ari mu mubabaro, aho yifuza n'igitonyanga cy'amazi kubera umubabaro n'ubushyuhe n'umuriro w'ahantu yarara, ariko adashobora
kubibona. Nagira ngo rero yongeyeho n'ikindi Plasi ngo basi nimba bidashoboka kongera ngo mbone utwo tuzi ntumiraho abwire abavandimwe banjye avuga ati nibumvira abahanuzi kuko niyo wasubiraho kubabwira ntibazumva. Muri magambo niko gutandukana n'Imana iteka ntibishoboka. Hari ibyifuzo uzaba ufite by'uko ibi bintu iyo menya nkabyizera ariko it's impossible. Ngo dusoreza aho urumva icyavuze nuko bafite byanditswe byera bafite ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nyine tugaruka ku butumwa bwiza, nuko ubutumwa naho bubera bwiza nuko hari umubabaro utegereje abantu, warutegereje abantu bose. Aho muri Yohana nyine 3:36 avuga ngo uwizera uwo mwana ntacirwaho iteka, ngo utumvira uwo mwana umujinya w'Imana uguma kuri we. Mu yandi magambo umujinya w'Imana wari ku bantu bose ko twese twakoze ibyandikire ubwiza bwayo. Kandi Abaroma 3:23 6:23 kavanga ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko inkuru nziza impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Kandi iyo mpano nta kundi umuntu yakira ni ukwizera. Twasobanuye kwizera icyo ari cyo, ndetse turi no kugaragaza nyine uru rupfu bari kuvuga hano nk'ibihembo by'ibyaha ntago ari rwa rupfu rw'umubiri abantu bose bapfa, ahubwo nuko nyuma yaho uko kuzuka nyine abazazukira gukorwa n'isoni abatizeye ni umubabaro mu by'ukuri uteye ubwoba. Ariyo mpamvu rwose wowe twumva uduteze amatwi tugahamagarira rwose ufata uyu mwanzuro wo kwakira igisubizo Imana yatanze muri Kristo, ugahabwa ubugingo buhoraho, kuko ibitegereje abatizera nta muntu wabyifuza undi. Ndagira ngo rero tubashimire. Hari ibyo twavuze twagenda tugarukaho mu biganiro biri imbere, ariko rwose nk'uko twakomeje kubivuga, wagira ikibazo tekerezo yacyandika muri comment kugira ngo bidufashe gutegura ibiganiro by'ubutaha. Bedman guha umugisha. Akoze cyane Placide.